ese biramutse bibaye ko biramutse bibaye umugabo wawe akagukubita wajya kumurega bakamufunga cyeka bigize akamenyero ariko ari nka rimwe ankubise rimwe reka nkubwire Irene jewe ankubise rimwe ancapa muri gake gake buri munsi nka rimwe mu kwezi wenda sha nanjye namuhonda hoya kandi gake gake ukemera gake gake se gute reka barakubeye ngoma gake gake se kubera oya nka rimwe mu kwezi nanone nk'icebye izo nizo nawe uhondagura abagore bawe yewe se hari umugore mfite ariko niba utanamufite warabagize sibyo ara ntago natunze umugore sha mwaraba mbivuge nabivuga ko wamenyekanye wowe ufite umuhungu mukundana ese mwaratandukanye iriya kapo ndayikunda shaburi abaramemukiye narayifana aze kuki mwese bitavuga ibintu by'ubukwe mwana nawe wahemukiye abanyarwanda we na Sashi ibyo ngibyo bari kubivuga ariko iriya kapo ni sawa se buriya ntujya umukumbura wa muganga ukumva uko bimeze bazi ibintu buri gukorera buretse umusetse iki ni iki kibaye niko mbwira nose ni nande barakana ari kumukoraho kuzuru nizo uzubaka cyane oya sinzi ngo akantu yankoreraga uzanubaka arambwe ngo abagabo b'inganzwa barubaka ukomeze ko nyiryamisha uvuze ko ari bose bitwaye iki umuntu umwe nakundanye nawe barabanaga situ banye na Sacha Kate munzu bose mushireho umva bose mushireho kabisa ubonye amafoto yo kunameza ako kiracyana ni gute wotaje kumbura ari wo kwihagarara hose ikintu cyaba nakihagarareho rata ibyo bintu by'abantu banje mu bireke iyo ubonye ifoto ya Sacha Kate yayitaye kukumbuka wumva umeze ute muraho neza ni muri Samsung 250 nanone hano mfite telefone nshyashya ku isoko Galaxy A57 Galaxy A37 ni telefone nziza cyane ziri ku isoko zifite water resistance zihera kuri dame 8 zose gigabyte no guhera ku 128 kugera kuri 156 zikoresha AI zikoresha eSIM kamera zo ni perfect imbere n'inyuma zifite 50 megapixel ni telefone wakoresha mu gihe cyane njoro uri kwifotora ntukenere lights so ntabe rero ucikanwa come get yours thank you reka mbasuhuze kandi ndizera neza ko mumeze neza byahatari nitwa Irene